ariko se bro abadije muri Kigali ko nta numwe gitanga filime zimeze neza ubu tuzabigenza dute ko ubwo se urakiri guhirahira utumwanya wojya gushaka filime ku badije koko nese niyo nakura gasobanuye kameze neza ibyo byaroroshye fata telefone yawe uje kuri Google wandike mu watch akadomo agasobanuye XYZ singize filime nziza agasobanuye kameze neza koko ngisha ukuri bakudikidoro singize filime nziza tugenda aho byakemutse yarakemutse sukukamenya gusa ahubwo nakabandi ndagakora tugiye gukora akazi rero tugiye kuguha akazi uyu munsi njye nawe turi gukora n'akazi uyu munsi dore uko akazi gahagaze rero ibikobwa by'ibisireyi byazengereje muri iki gihugu no mu Rwanda n'ahandi hose urabizi neza ko uburaya bwariyongereye uyu munsi ntihagire umukobwa cyangwa umugore ukunyuraho yambaye ubusa imyenda igeze ahangaha urumva ni ukumufata byanze bikunze byasaba ko ajya kudekarara ku irembo nibwo turi bumureke oya fande kuvuga menshi siko kuyamara urabona ntaje nambaye se oya nabibonaga buriya leta yaguha akazi kwizeye niko bimeze rwo imbaraga z'abato nkatwe nitwaga tugomba kubaka igihugu tukanakirinda uko bari hehe ngo mbafate ngembeme niko bimeze gahunda ni ukubafata yaba ari hano nta muntu n'umwe ugomba kuducika ahubwo reka tubategereze dukora akazi ariko fande njye hari ikibazo njya nibaza ikihe se wa mwana we ariko se fande nubwo nkuriho gake ndabyumva ibi bintu kera byabagaho byo gusanga umuntu yambaye akajipo kamugeraho umwana we wagira ngo yambaye ikariso ubu byatewe ni nta kindi kibitera dushobora kuba turi mu minsi y'imperuka ibyo by'imperuka ni bya Yesu azaza ntimukabitekerezeho rwose ahubwo avuga ko habayeho kudohoka kw'ababyeyi mu buhe buryo ubwo ngubwo umva twe kera twakuze batuganiza ariko umubyeyi w'ubu ngubu umwana arabuwa mbere ugasanga bagiye ku gisimenti yamwambitse bwa busa twavugaga yego biragaragara yuko ababyeyi badohotse ariko nkatwe nk'ubuyobozi reka dushyiremo imbaraga dutabara isi ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda muri rusange afande ndakwemeye nkurikije umuhate n'umuravu ukorana kano kawe ngiye ngo haye inka mwene karoti ariko nawe uracyumva ariko iki se kandi ko mpaye ariko ukazabanza kuza kugira ute gukura ubwatsi utinda ngewe ukaraga ikimasa rwose ngo nyine nutinda birakureba okay ibyo ngibyo rwose byo gukura ubwatsi nzabukura ariko se bro njyewe ubundi ndibaza ni gute uri imburamukoro bigeze ahangaha utese kandi utari imburamukoro njyewe nkuye mu rugo mbwira ko unjyanye hano gukora iki nyine tuje kureba ibyana si ubwo biri hehe kuva bitaraza se bivuze ko bitari mu muhanda biri hehe ariko ubundi wajya ukora ibintu bifite gahunda njyewe hano si ubwa mbere mpageze ngiye hano nsanzwe maza nkahagarara wowe tuzaga turaje wabona nibaza barazira rimwe akabagabo basugabo mwahozeho kuvana kera oya ntawe usugabo wowe uraje wabibona aho uri sumbira igi wereka nkwihore ayo yose uri kuyavuga kuko utarabona umuntu hariya nabona umuntu hari ubu se nari kubura ibintu nari kuba ndi gukora mu rugo bari kubibura ariko se abo bakobwa beza bari abakobwa beza uba wababo kwe duteshejwe tide ejo dufite examen urumva urambwiye ngo tuje gushaka ibyananga none se reka manze ngo baze ejo ufite examen ubundi iyo wize wako haragujya urenza amanota 30 kwijana ariko none yabona none se naba nize nkayabona okay sawa so wanyuma base humura n'ubundi ntawe uzakujya inyuma ariko burya nubwo waba uwanyuma wize ariko si kuvuze ngo ngiye mbu wanyuma woje ubu wakangaye yego turakurikirana ariko byo buza mba nkuru ahubwo yi wararinda amanota birundusha nayo warushije mu kihembwe cya mbere niyo wakiri kuvugira wose ubu yafite ntafite se je sinzagira muri iki uzagira ryari se umaze imyaka 15 urava no ku mwanya wanyu uri mu wambere usaziyemo nk'intebe nawe usaziyemo nka shifu kandi nyashya ntuntuke utukuye se wamabyigo byimbe nkayo kabyigana nawo muri toilette washyano gashya umunwa gashijisho akikingiki reka ngubwe ubu ngubu twaje twumvikana ko tuje kureba ahantu hano tukabyumvikana neza ukaba utangiye kubizanamo inkoko gakukore kokore ryakukore wakuyema wanyu kwa kigoryo
gakokwe nk'inkoko gakokore nk'inkoko ako iki kintu wowe kiza rero witahire nge nsigare mbareba hano kareba ibaye washyana urabareba wenyine waje wenyine hanyuma si wo twazanye ko mbona adashaka kubareba none urabona ndi stati hano none se nimba utari stati watuje bakaza tukabareba ubwo nimba ari stati wori sufu kamubwiye ibintu nimba utabishaka ubyihorere ntabwo naje guterana amagambo nawe sindi bugire kubura abantu naje kwirebera ngo nawe utangire unkoroge ariko ngiye ikintu kiba kimbabaje ni kimwe ni igiki kunkura mu rugo ndi kwikorera etide muzanye kureba ibyana simbibonye nta gafege nta mushari nta kigage ubusumazi ako gafege se wowe ufite icyo umaze wakaguze nari kukagura ikizi kagurirwa ikiziriko kagurirwe se umuyapani gusa amafaranga warayamaze kutangiye kwibaraguza naramaze sara wari wampembye washyano hakubundi abasore b'inzobe mwabaye abe bikarase bo mwabaye icyo twabaye twebwe nuko tubasha gutekereza amasaha yose y'umunsi ariko mwebwe ngo mutekereza nyuma ya saa sita mugatekereza ibizima se basi cyane rwose kizima watekereje uyu munsi ni iki tekereza nk'idebe ryapfumutse wese kutekereza nk'itoko ibyo ni ibyawe mva nkubwire singaba ba mbere wakibwa ubundi nibyo mbashaka ibintu bya fasta utiriwe kunyandika reka hagere nkwereke ngewe uramujyana wenyine se uretse hose tukubwiye kandi ubu ngubu ni gutya umuntu abahamagara ugasanga bari kwiraza i Nyanza umuntu yakigendera bakaza bamukurikiye nk'abakirisitu bagiye gufata susuma ubu nge nahita nanigendera wagiye se nka muryo wumva y'umuriro karya umuswa aratiyizira hano nkubwire ni nanjye mwiza ni nanjye mwiza rati nge sinatukana nagutetesha tuza cya Aburahamu ugatunganirwa ugatungana ibintu byose bikagenda neza ubundi wakunda umusore w'inzobe niki yakugeza usibye kujya yirirwa kugura mukoro wo kugira ngo muzase wowe se ubwo bwirabure yajya yirirwa bwije bwajya no muje akajya undi mwijima wagira ngo bugiye kwira mwe tuvuge ko wowe nta matara muzashyiramo ngendera muri kandakazuba rata sister yizire tukubwira wevayo oya wikizu yaza nazi umuntu usobanutse twajyana kurabona mfite na gahunda yi nta gazi ugira mu nzu nta modoka nta nkweto nta kubona mu manwa yagusaziyo nkayaruhaye tako sibyo bizanye mu oya ugomba kumutiratangira ikintu cyose wakifuza mu buzima bwawe ndagifite cyaye sira bibiriya yonyine ufite ugenda uratisha wowe rayitunze ako gati se wahezemo kahenga reba ko katapfutse itike se nimuzi sikigira gasa n'umukara iyo koboyi yawe hari itise ya deshire bari bwabone ngandebera wasanga ariyo style yanjye cyangwa ushatse kunyibutsa ko nawe nayitira oya ngewe ibyo sinabivuga kuko ntabwo nsebanya nkawe ukisaba rero ko guhera dutere tumuntu ibyo byo gusebanya twizere neza ko atanabyumva ari byo wumvishera urabona amatwi yanjye ariyo mpagazeho se ahubwo mumbwire cyo mumpagarikirije hano muri uyu muhanda murambaza iki oya amatwi ntabwo ariyo uhagazeho ariko hari ibyo utagomba kumva ko biba bitakureba baravuga ngo jya ureba ibikureba ibitakureba urebe hasi kubireba we simbireba ahubwo nabyumvise namwe mugomba kureba ibibareba ko mumpagarikishije hano mutanze mumbwire icyo mumpagarikishije nigendere hari ikindi kwirahurira nk'umuntu amakara ashyushye ahubwo ni ukwicomeka kurera igitoro gaze arigera cyabaho by'abantu batabagira umushinga barabishe wagira ngo baba banarwaye uvuga ngo bavuga ati batwara we nturi muto se gusengana nawe gitari uzi ko ugenda ukajya myene irani wese kugenda ukagira ngo uri kuza byibuze nanjye sindwaye igikara yego nuko igikara ariko nyuma y'iminota 5 niteraga parufe nkagerageza kubihisha nanjye nzajya nambara imyenda myinshi nanitwaza amabuye mu mufuka atuma yagutazanguka rata system ngo tukubwire icyo twari tuguhagarikiye tuvuye mu rugo tuje gushaka umwana tugira ute dukubitira cyane ibyo mujye kwibwira abanyakuna bashiki banyu urumva naho ubundi ngiye ntago munsi iri baba niba ataho urabona ngo riradutatura ritwiyenze oh my god ko kari kanateye neza ugafata ukagakica ukagakubitira cyane rwose ariko ndabona umunsi uzatimbirije byanze burya ngo iyo byanze n'indahira kwima none se uciye he waba unyibesha ukaba ugiye kureba kandi kana ubwo se ko umukurikiye wowe yakwaye wowe Kwa jina la Yesu
nka buri wacu ubundi warebaga iki wese warebaga iki ni gute wifata ukagenda mu muhanda nk'umuntu utagira mu mutwe utagira ro utagira ibitekerezo namba namusi jewe uragenda ungonga n'ibinyabiziga ntabwo bikigonga urangonga mwiki wese wagenda gureba he harepfo harebaga cyari hari ni umuhanda ruri kurebamo uriya ni umuhanda warebagamo ubundi umwiriye tabi donda ubwonko urumogi iki wese umwiriye kandi ubundi wajya ukuramo imbuto ubundi yego niwe utazikuramo niwe uzikuramo nako ibyangombwa bigenda gute ibyangombwa bikuranga ibyangombwa bindanga buri munyarwanda wese agira ibyangombwa bimuranga ibyangombwa nta muntu usari ikindi ushaka niba ni ibyangombwa uri kureba se tugiye kukwandikira ugiye kunyandikira bigenda gute tugiye kukwandikira jeunesse circulation ariko musigaye mwarabuze akazi mukora ku buryo mugenda no kwandikira abagenzi mu nzira oya ubonye impanuka uteje hari hepfo impanuka zari imodoka ntwaye kubera kugenda nabi mu muhanda uteje impanuka ahubwo reka nkubwire niba utazi akazi waziye gukora ubasabe baguhindure sibyo ushinzwe kwandikira ibyangombwa ushinzwe kwaka ibyangombwa by'imodoka ntabwo ushinzwe kwaka ibyangombwa by'abantu bagenda mu muhanda none se aho polisi ibyo byaje ryari se wowe aho polisi y'igihugu twavuze ngo abantu mujye mugenda neza mu muhanda mwambare neza imyambaro igeze hano hasi none wambaye imyenda igeze hano hejuru kandi ni ikintu twavuze ku bw'umutekano w'abantu murangije mugira mute mwambara gute turi kurwanya sirayikini tukarwanya abantu batubahiriza umuco nyarwanda abantu bose bagenda batagaragaza umuco nyarwanda banze kugendera ku mategeko ya leta abo ngabo bose turimo turabaha afande wikigora rwose sirayikini binyanditse mu gahanga cyabinyanditse none se ntabwo ubona imyambarire yawe kubigaragaza imyambarire nayo ikuye hanze cyangwa ikuye mu Rwanda twebwe dufite ikibazo gikomeye cyane ikibazo ni ikihe kubera imyambarire yanyu nta musore ugikora ubukwe ngo arongore inkwano zose murazitwara kubera iki kugenda mwambaye gutyo mukagenda mwambaye nabi bakabareba mwarangiza mukabakoresha impanuka ubu hari abantu benshi bari mu kwa muganga reba barabaguye hasi buriya bagiye kwa muganga rero icyo dushaka turakwandikira kugenda nabi mu muhanda jeunesse circulation 2025 ngo kurongora abasore ibiki afande wowe reka nkubwire sibyo uzashaka abo ngabo bagenda bagwirirana batazi gucunga amaso yabo aba ari bo wandikira okay ngiye nta modoka ntwaye nta n'umutekano muke nateje mu muhanda mba nambaye uko nshaka kuko mba nabigoze ugenda wandikira abo ngabo bagwiriranye ngiye ndumva nta kibazo dufitanye aho gushobora kuba wowe ntazi ahantu ukorera udashobora kubukorera mu Rwanda wandeka ukansubiza ibyangombwa njya nkigendera twebwe polisi y'igihugu dushinzwe gukumira icyaha mbere yuko kiba kugira ngo umutekano uboneke ihanganire icyaha cyabaye ukumiriye nyuma afande njye ntabwo nabyemeye afate mwandikire njye afite musaza wanjye w'imyaka 55 yasaziye mu rugo abakobwa bose amafaranga baratwaye kubera tuno tuntu mwamwambara aka kana ko gafite umunwa ra ahubwo n'inkwano barazitwaye ufata icyana nk'iki ngiki cy'igisupusupu cy'igisukari maca cy'ikirahure cy'ikijumba cy'ikibombomo ukagihagarika mu mwana ubutekereza ko abasore hano ruguru tutaguha ingwanga ariko siko muri n'ibigori mwebwe muratinyuka mukabwira afande ko afande se ni mwe mugiye mutubuza kwinyinyirira ibyana tubanze tubisome tubanze tubyumve neza mwaje kwirirwa mu bidende cyane ariko siko uyu nguyu twamufata tukamufunga mwese mukamubu yose ngiri cyaguha mwaje kwanika anga naduhereze abahikisi Oh my God. agira iki niko shaka ufite imyaka ingana imyaka mfite ntabwo bikureba ahubwo ngiye icyo nshaka ni iki cyane hari ubwo twafashe gusubiza n'uburenganzira ngiye mfite imyaka 45 hari icyo urenzaho ufite umugore se ni ngombwa nimba ntamufite none ejo nzamba ariko ntawe ufite none uragira ngo ubimfashemo kugira ngo umugore mubone icyo nicyo turi kurwanya dore abasore nkamwe to ibisatsi byarasupfutse nta mafaranga ufite abakobwa barayatwaye twebwe nka polisi y'igihugu turi kurwanya ibintu bituma abasore bacu basaza badafite abagore mamuhazi ubu nawe inkwano barazigutwaye oya mamu amafaranga ni icyana ufite muri geto kikagufata kikagusigasira
ukagisundisha ukajyana mu gisopo afande urumva ubu ni mwebwe mubara dore mwataye umucyo nicyo kintu dushaka kugarura mu gihugu turashaka kugarura umucyo mu gihugu ubu nkawe urabona utarataye umucyo umeze ute tugomba kugorora umva ngenda mbe guhagarara muri uyu muhanda wansubije indangamuntu yanjye nkigende burya si yagubashye n'irangamuntu burya yagubashye n'irangamuntu yagubashye irangamuntu urashaka kumwishyurira se cyane biyaza iyi ni zahabu biyazane 25 se yishuma yateje n'impanuka mu muhanda rega kubera iki bino bintu ubundi mwagiye mwambara imyenda ibageze ahanga niba muri beza muzabigaragarira ku isura yawe we ntabwo ubizi umukobwa wambaye rukubita ihuku nyiramivumbi urumva nta kintu abazwiho ariko nk'uyu nguyu uba wambaye agasuti kagera ahangaha ndabeshya gata mbese ndi be wawe kuva ryari nawe uranyakanyaka njye naje ndi kukuvuga nandebe ko wenda twabihuza uhuza ibiki nanjye cyangwa nawe ufitanye gahunda nabo iyihe nese urambaza iki njye nawe icyo mubaza ariko wireka dufatanye nimba ari niyo contribution tuyishyure tumara kuyishyura ubundi tujyane muri ghetto urancagaye ngo nkure muri uyu muhanda mpereza indangamuntu yanjye nyandikire ngende turakwandikira 25,000 byo kugenda nabi mu muhanda jeunesse circulation ikindi turi bukwandikire wateze impanuka turanakwandikira kwica umuco nyarwanda ntabwo abakobwa b'abanyarwanda bahoze bambara imyenda ingana gutyo niyo mpamvu nka polisi y'igihugu ihagaze kugira ngo ducunge umutekano akase bundi jiko niba waruje kundeba wampe 2 nkongeraho mwashura abangaba bakundendera ni ntoryi dodo cyangwa amashusho ndi kugura nese unshingaraje hejuru mari genda rero Oh my god. afana angahe mwishura impereze nigende 25 25 se nakurangura uko bimeze fata yo mfite angaha nutayemereye ibyihorere mpereza indangamuntu yanjye icyo dushaka ni ugukora imihanda u Rwanda rugatera imbere turagumana yangaye akira